nararyamye benze nka saa sita z'ijoro sinzi ukuntu akangutse umwana yaryamaga hirya nanjye njyama hino sinzi ukuntu akangutse numva wagira ngo njyamanye n'umuntu ndikanga norose uburingiti ngo ndebe mbona mu ruhanga rw'uwo muntu simbasha kureba kubera ko yamurikaga cyane yari umuzungu mbona ari umuzungu ukengerana cyane ubwasigaye nza gufatwa n'ubwoba nk'irundarunda cyane kugira ngo wa muntu atambona kuko ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo nitwa Theophile korana umwete ndashima Imana ko ikomeje kuturinda no kubana natwe izina ryayo rihabwa icyubahiro. Amen. Nkuko mubibona rero imbere yacu turi kumwe n'umubyeyi ndagira ngo mwakire noneho atwibwire tubone uko tuganira turabakiriye. Haleluya. Amen. Nitwa Nyirabizimana Davoroza ndi umubyeyi w'abana batatu ariko umutware yarata. Haleluya. Amen. Tunezerewe Imana muri uyu mwanya. Nge nitwa Nyirabizimana Davoroza ndi umubyeyi w'abana batatu ariko umutware yaratashye ari nabwo buhamya nshaka gutanga. Mbwira abantu yaba abibana mu rundi ruhande umuntu yavuga ngo abapfakazi cyangwa se n'undi wese ubasha kunyumva dore ku isi nyine ntawe umenya uko bigenda none ushobora kuba uri kumwe n'umutware wawe ukaba uri kumwe n'umufasha wawe ariko ejo cyangwa ejo bundi cyangwa n'indi myaka iri imbere mukaba mutari kumwe aba ari urugamba rukomeye cyane rero nge nigiye kubambanjirije mbifashishijwemo no kwizera Imana ni ukuvuga ngo ubwo nkiri umukobwa nari maze imyaka 14 niho nakiriye agakiza ariko nkigera mu itorero nsanga harimo imvugo y'Imana cyangwa se Imana irimo ibwira abantu bayo cyane ku rubyiruko ikintu cyo kwirinda cyane kuko icyo gihe umukozi w'Imana yakabumbye yari arimo atubwira uburyo Imana iri kumubwira ngo umukobwa cyangwa umuhungu uzishingira cyangwa se umusore uzishingira akibwira ko azababarirwa. Imana itanga urugero iravuga ngo azateme igiti cy'inturusi yongera gishinge ngo nabona icyo giti cyongeye gukura nk'uko cyari cyakuze cyatewe ngo aziringire ko azababarirwa. Iryo jambo ryambayemo ndavuga ati Imana nakora iki kugira ngo nezeze Imana. Nari mfite inshuti yanjye yitwaga Godase twakundaga kuganira cyane tugasura abantu mbese aramfasha cyane mu buryo bw'agakiza. Ubwo tuza kuganira rimwe arambwira ati rero ubundi hariho indi mvugo y'Imana ivuga ko hariho ubushake umuntu akabaho ngaho ari umukobwa cyangwa se ari umusore nuko Imana yaba ari umukobwa Imana ikamushakira umusore umukwiriye yaba ari umusore nawe Imana ikamushakira umukobwa umukwiriye. Nanjye ubwo rero ngira icyo cyifuzo navuga Mana ubu nanjye mu by'ukuri wambonera umusore unkwiriye ariko nyine nkanga kubyerura naba ndi mu bandi twakoze amasengesho nkajya nsenga Imana bucece nkavuga ati Imana nanjye uzama umusore unkwiriye naba ndi mu rugo simbivuga ngo nerure ariko nkajya njyujyura mu mutima nkavuga ati Imana ese uwo musore uzangenera asaba ameze ati nkumva mfite ishyaka n'umwete wo kumenya ese uwo musore Imana yabona unkwiriye yaba ameze ati. Imana yakomeje kubana nanjye rero ubwo ntabwo natinze mu itorero cyane namaze imyaka 19 Imana iba impaye urugo imumutware unkwiriye nkuko nari nayisabye. Icyakora yaje gukora gato nyine kuko kwifuza kw'abantu ntago abantu nubwo umuntu abasaba ariko hari igihe abayifuza akavuga ati wenda se bizaba bimeze gutya nkagira uko ngenekereza ariko Imana yose ukwireba. Imana yaje kunshakira umusore mbese unkwiriye mugufi yaba atari munini atari na muremure ariko nza gushima Imana navuga ati ko bigenda kose Imana ushimwe kubera kubonye ko ari unkwiriye.
ubwo rero ibyo byatumye mbese nkomeza kwirinda, kuko icyo gihe nta musore wabaga waza ngo agire ibintu ambwira, kubera ko ngiye numvaga ko ntegereje Imana. Nta musore wabaga yaza ngo anyishushanyeho. Mu bundi buzima nta muntu nigeze nita ngo uriya yaba sheri wanjye, kandi ibyo byaramfashije, byatumye mbese ari nayo cyo gituma ngeza kuri iyi saha, kubera ko nakuze numva mbese ntegereje Imana. Mutware rero 98 Imana iremera dukora ubukwe nk'uko yari yabivuze. Hashira imyaka 4 nta mwana twari twabona. Abantu baratangira bavuga byinshi, dore ko na mbere bari babivuze. Umutware nyina akimara gusaba baravugaga atari ko wa mukobwa we uratwite, ibi ntago byumvikana, siyo Mana yahaye umusore umeze kuriya n'umukobwa umeze kuriya ikabahuza, ntago byumvikana. Mukobwa wereka turimure tukujyane. Abandi ati nyamara nari nenda kuza kurambagiza, nuko nyine bigenze gutya. Ubwo ndababwira ati uko bigenda kose nta kindi kintu mwakora, ko ngiye ntegereje Imana. Shitani rero yakomeje kubirwanya. Iyo myaka 4 ihise nta mwana, abantu bakomeza kuvuga byinshi, bavuga ati ubundi twarabivuze, uriya musore ntiyaberanywe n'uriya mukobwa, uriya musore mbese hari icyabuze, kubera kuba mugayiragira igihagararo. Ariko ngiye nkamukunda cyane ko Imana yamurobanuye mu bandi basore. Hari abasore beza bafite uburanga n'igihagararo, ariko nge ndavuga tumva umutware wanjye nzamwubaha, mwubahira icyo, kubera ko wamurobanuye mu bandi basore. Ubwo nakomeje kwegera Imana, birashoboka ko aho hantu shitani yari yahantegeye, kubera ko akeshi y'abantu babuze urubyaro nyine habaho amajwi menshi, abanyumva namwe murabyumva, ariko Imana ikomeza kubana nanjye. Bugisezerano nyine shitani ararirwanya. Ubwo rero imyaka 4 yarashize, iduha umwana w'umuhungu, shima Imana. Hashije undi mwaka iduha undi mwana w'umukobwa, nabwo ndayinezerererwa. Ariko maze gusama inda y'umwana wa 3 mpura n'ikigeragezo cy'uburwayi. Mutwara ararwara cyane, ararwara. Muri icyo kigeragezo tuza guhura n'igishakwe cyo kuba dufite n'ubukene, turakena ku buryo nifuzaga no kubona inusu y'ibirayi yo guha abana nkayibura. Mutwara ararwara, inda nayo ndayifite. Tuza guhura n'igishakwe ku buryo abantu bageraga mu rugo babaga abo kudusekera cyangwa se kuzi kureba uko bihagaze ngo babone inkuru bajya kuvuga. Ubwo buzima mbubamo, ariko nubwo bwemeze gutyo nyine nkajya negera Imana. Umunsi umwe Imana ngiye gusenga Imana ngo nyibaze uko bimeze, impa irandirimbo ya 210 ngo bayoboke mubyuke mujye mu ntambara. Mbese bigeze ku gice cya 3 ati mwiyumanganye mu byago mugiye kubona. Ubwo rero nahise mvuga ntekereza ati ko bigenda kose, kuva harimo intambara Imana ntago ivuga yeruye, ahubwo ivuga mu migani. Mbyira uwo turi kumwe ati ntacyo, burya urugamba rurakomeye, ahubwo reka nsenga Imana ibimfashemo. Gutyo byari bimeze. Umukozi w'Imana yabashaga kubimfashamo, rimwe na rimwe nyine akatuzanira igikoma, akazana isukari, agasengera umutware nuko. Ubwo rero ariko Imana iramfasha, mbihagararamo neza, ndiyakira, kugeza ubwo namaze kubyara umutwara akirwaye. Ndavuga ati reka mujyane ku ivuriro. Nubwo byari bimeze gutyo ntabwo twe turajya ku ivuriro, cyane ko twari dukenye, nta kintu twari dufite. Twageze ku ivuriro, umwana yamaze ukwezi, ubwo tujya ku ivuriro. Umutwara arushaho kurwara cyane, ariko kubera ko hari ikimana yari yagiye bikomozaho, nkagenda nibuka, nkavuga ati uko bigenda kose umutwara ashobora kutazataha, ahubwo Mana ubimfashemo. Ubwo nyine igihe cyarageze, mbona ubuzima buranze, inzu nari narayikinze, abana baragiye kwa nyirakuru. Ubwo gutyo twakomeje kuba ku bitaro, nakomeje kuba ku bitaro nyine
mbona ibyo kurya, abantu bakanyohereza ibyo kurya ariko bohereje abana. Nageze igihe mbona binteye ikibazo kuba narakinze urugo, abana baragiye kwa nyirakuru, mu by'ukuri nta n'umuntu unyitayeho ngo aze kunsimbura. Numvaga ari ibintu bingoye nk'iki uruhinja rw'ukwezi. Ubwo niho naje igihe kimwe kuvuga ati ubu ngiye kongera kubaza Imana, nyibaze ibi bintu bimeze bite. Ndagenda njya muri toyi, icyo gihe hari saa sita z'ijoro kubera ko sinasinziraga, umurwayi yari arimo seromo n'uruhinja ubwo ruri aho gutyo. Ndagenda ndiherera senga Imana, ndavuga ati Imana mutware niwe wamumpaye, ntabwo nigeze nihitiramo, uko wabigenje nuko byagenze. Ariko igihe kirageze ngo nkubaze niba iki ari cyo gihe cyo gutaha, mbabarira umutware umucyure, nanjye mbona uko nsanga abana. Kandi nanone niba isaha atari iyi, gira icyo ukora, wongere umushingisha intambwe akomere, maze utanga igisubizo cy'ibi bintu, kubera ko numva urugamba rukomeye. Ntabwo byatinze, burya Imana yo mu ijuru ijya yumva kandi igasubiza. Igihe cyarageze, nubwo nisubiriye nyine mu ntuza ku bitaro bihenze nk'ejo. Umutware arambwira ati genda ubwire abaganga baze bankuremo izi seromo, nshaka kujya hanze. Nanjye ndagenda ndabibabwira. Arambwira ati noneho rero ubwo amaze kuzikuramo jya kunyuhagira. Ndabikora. Byageze saa 9, arambwira ati nimutembeze hanze. Ndabikora. Ubwo bigeze ninjoro, ariko ubwo ngiye mutembezaga natekerezaga ko wenda hari ukuntu Imana igiye kubigenza, ariko ntajwi nari narigeze numva rimbwira ko yaba yahinduye. Gusa numvaga ari urugamba, nkurikije n'ibimenyetso nabonaga, numvaga ko umutwara azanataha paka. Ubwo rero ubwo saa 9 yasubiye mu nzu, bihenze saa 8 abaritahiye. Ubwo rero kubera ikibazo nari mfite cyo kuba twari dusa nk'abantu babaye ibicibwa, mu by'ukuri nta muntu wabonaga twitayeho, n'uwazaga ari uwo kugira ngo abone inkorarabara. Ubwo nasigaye nsenga Imana n'ubundi, aho nicaye ku gitanda bamaze kumujyana. Ubwo hari saa 8 z'ijoro. Ndavuga ati Imana urakoze, uko ubishatse nuko bigenze. Ariko uru rugamba noneho ndagwifata mwone, kubizi ko mu muryango nta muntu twitayeho, tukaba turi abakene bo kubabarirwa, dusa nkaho turi bicibwa mu bandi. Mu by'ukuri icyo gihe suko ntakoraga umurimo, ariko Imana yo yemeye ko igishakwe cyangwa se igipimo kikugeraho kugira ngo ibone uburyo iguconga. Byose birakunda, ntagire ukureba ntagire ukwitaho, ariko ibyo ntago aba ari impamvu yo gutukisha umurimo cyangwa ngo izina ry'Imana risuzugurwe. Ahubwo Imana ibigira ngo iguconge neza, ibone uburyo izaguhembera ibyo waruhiye, itazaguhembera ibyo utaruhiye. Igihe cyarageze rero ngira Imana ati noneho rero Mana, ni koko ibyo washatse n'ibyo ukoze, cyane ko nagusabye kimwe ngo nagusabye ngo ugire icyo ukora, utanga igisubizo kibikwiriye, none urabikoze. Ariko se noneho uriya muntu azava mu bitarate. Nibazaga ku mafaranga, icyo gihe mituweli zari zitaratangira gukora, nkibaza ese uyu murwayi azava gute. Nareba amafaranga nkabona ni ikibazo. Nanone ngatekereza none se abataraje kunsura ngo barebe uko bimeze, hari baraza kumushyingura. Ariko Imana ntibura uko igenza. Mu ibyo bitaro nta muntu nari nzirangwe nawe, ariko k'uwo munsi arapfaho. Naje kubona igitangaza gikomeye, mbona umuntu aje azanye umurwayi, ari umugabo. Ubwo ahita ambwira ati nta serivisi hano nzi, rero ugomba kubimfashamo. Ndabimufashamo, ariko uwo mugabo niwe Imana yari yararitse ngo aze kubimfashamo. Byahenze iyo saa 8, ndagenda ndamushaka ahantu ari, ati ndwanaho, ikibazo kiravutse. Ubwo araza nyine turabana mu iryo joro. Bihenze saa 10 arabyuka, kuva ku ivuriro kugera aho nari ntuye hari nk'urugendo nk'amasaha 2. Ubwo wa muntu yahise aza gutanga inkuru ko ibintu uko byagenze. Ariko icyo nshimira Imana, nagiye kubona mbona abantu baraje, mbona nabo ntakekaga baraje. Mu mutima ndashima, ndavuga ati Imana urakoze cyane,
nkabona na runaka araje, nkabona n'uwo ntakeka garaje, ngiye kubona mbona n'amafaranga y'ibitaro barayampaye. Burya Imana isubiriza igihe, iyo wihanganye ugakomera ku rugamba Imana ijya igusubiza. Nubwo uba ubona bicitse ariko Imana igisubiza. Nuko mbona abantu nyine bakoze umurimo bakwiye gukora, nuko mbona nyine n'ikinyobwa kirabonetse, numva ashimye Imana. Nubwo rero byari bimeze gutyo, ariko nari niteguye ku rugamba rukomeye. Icyo gihe nari maze imyaka 28, ubundi umutware twakoze ubukwe mfite imyaka 19, n'imyaka 9 twari tumaranye gusa. Ubwo nubundi nararebaga nkavuga ati ni urugamba nubundi rurakomeje, Imana ubimfashemo. Ubwo nageze mu rugo abantu bakajya baza kunsura nkanezerwa, ariko umunsi umwe mbona mama araje arambwira ati rero papa wawe aravuze ngo ese nze nkubaze, ese uzaguma aha muri iyi nzu cyangwa se ugiye kuzaza mu rugo usanga abandi bana bakurarane n'abandi? Mu by'ukuri nagize umubabaro ukomeye, njya mu cyumba ndarira mbwira Imana ati none kuri urugo ari wowe warushinze, bikaza ari nkagubaka ari wowe ubikoze, ari wowe bivuze, sinigeze nihitiramo nk'abandi bakobwa, sinigeze nicaguza nk'abandi bari, none uru rugo ushimye ko rusenyuka? Nabwiye mama ati rero genda ngiye kubyigaho mbitekerezeho, kuko yavuze ngo nimbyemera arashaka inzoga ayizanira umuryango, bibe ngombwa ko subira mu rugo. Ubwo mama yaragiye, ndamubwira ati nibinanira nzaza mu nderane n'abana banjye. Ubwo rero nasigaye mbitekerezaho, mbwira Imana ati umva rero Mana, mbabarira aha hantu wihagira amatongo, kuko nubundi iyaba ari uko bimeze ntabwo bari ugubaka. None rero ubwo washimye kugubaka, mbabarira he kuba amatongo. Icyo akora unkomeze, nanjye nimara gukomera nzakomeza bagenzi banjye. Imana ishimwe ko ishimye ko tuganira kuri bagenzi banjye, abonzi nabo ntazi bafite ikibazo nk'icyange. Ahari waba wiganyiye wibaza tese bizagenda ute, ariko hari ukuntu Imana ijya ibigenza. Muri icyo gihe naje kugusenga gutyo, ndangije hashira nk'icyumweru naba ndi kumwe n'abantu nkumva ndatuje, ariko naba ndi ngenyine nkajya numva ijuri iri kujya rimbwira ngo ntukajye uvuga ko uri umupfakazi. Nkumva ni nk'umuntu uri kunganiza, nubwo ntamubonaga, ariko nkumva n'iryo jwi gusa. Nubwo ubwo icyo nabaga ndi ngenyine, naba ndi kumwe n'abandi nkumva ryajwi sinjyumva, ariko naba ndi ngenyine nkumva ijwi rimwe rimbwira ati ntukajye uvuga ko uri umupfakazi. Ubwo rero nabitekereza nkavuga ubuse nzajya avuga ngo ndi iki, ubuse ninavuga ko ndi umupfakazi kandi ndi we nzavuga ngo ndi iki? Ubwo hasigaye nkumva ni ikibazo nyine. Ariko umunsi umwe icyo cyumweru gishize tujya mu ivugabutumwa ahantu, korari Witsemba nari ntarayinjiramo, nubwo ubundi umwe mu baririmbyi bayo numva baririmbye indirimbo irimo amagambo avuga ngo Imana yacu ni ya, ngo uwo nguwo ni we se w'imfubyi, Imana yacu ni ya, n'umugabo w'abapfakazi, Imana yacu ni ya. Bakigera ku mugabo w'abapfakazi numva muri nge sinzi ukuntu bigenze, numva ryajwi nditekerejeho, ndavuga ati kumbi burya Imana yambwiraga sinkazajya mvuga ndi umupfakazi, burya Uwiteka niwe mugabo wanjye. Mpita mvuga ati Imana ntago nzongera kuva ko ndi umupfakazi. Nubwo nyine bashobora guhamagaza igiterane ngo nibaze bajye mu giterane nyine cy'abapfakazi cyangwa se abibana, kubera ko nyine abantu ndiko babibona nta kintu bazi, ariko nge muri nge ntabwo numvamo ko ndi umupfakazi, numva ko mfite umugabo. Gutyo rero Imana yaje kunyiyereka kugira ngo ntashidikanya ko atari umugabo wanjye. Munsi umwe njya mu cyumba ndasasa, ndangije nsenga Imana, ndavuga ati rero mugabo w'abapfakazi wambye kuri umugabo wanjye, ngaho ngwino uryame mara umubabaro mara agahinda, kuko narebaga abana ncigatiye, nkareba abana 3 mu by'ukuri. Ubwo gutyo umwe nyakwigendera nyine yagiye, umwe ubwo mutoya niho yari afite amezi 3, undi yarafite umukuru yarafite imyaka 5, uwo hagati afite imyaka 3. Nareba ukuntu barimo baza bansanga, nta nicyo nabamarira, narindi ikimuga, nari mfite uburwayi ngendana. Mu by'ukuri ibibazo byandenga nijoro, bati noneho rero mugabo w'abapfakazi ngwino uryame. Munsi umwe rero kugira ngo Imana inyereke ko ari umugabo wanjye koko,
nararyamye benze nka saa sita z'ijoro sinzi ukuntu akangutse umwana yaryamaga hirya nanjye njyama hino sinzi ukuntu akangutse numva wagira ngo njyamanye n'umuntu ndikanga norose uburingiti ngo ndebe mbona mu ruhanga rw'uwo muntu simbasha kureba kubera ko yamurikaga cyane yari umuzungu mbona ari umuzungu ukengerana cyane ubwasigaye nza gufatwa n'ubwoba nk'irundarunda cyane kugira ngo wa muntu atambona kuko nge nabonaga nambona kandi ndi mu buriri nsa nk'uwiyambuye aranseka nkumva nshaka kwihisha cyane na ibirenge byanjye nkabyegezayo ngo bidakora kubye ariko nanone yari afite uburebure gutya mu kureba ku mutwe ntiwabaga wamuheza n'ibirenge numvaga ibyangere bye biri gukora ku mubiri we ubwo nkumva afite ubwoba ubwo rero nagiye kubona mbona arambuye akaboko ke akanyushije hano mu ijosi asa nyine nk'umfumbase cyo kuri ubwo naje kongera kugarura ubwenge nongeye kureba sinamubona ndavuga ati Imana ishimwe ndabyuka ndashima ndavuga ati Imana ishimwe kuko burya uyu ni marayika umwami Imana waje kumfashira ijoro ngo abane nanjye cyari ikimenyetso cyo kugira ngo Imana inyereke ko ntari njyenyine ubwo rero kuva icyo gihe numvise ko ndi kumwe n'umugabo ukomeye ubu nta bwoba ngira haba nijoro haba mu kumanywa igihe cyose mba numva mfite umugabo ukomeye kuko yarabinyemereye niwe wavuze ngo abapfakazi ni umugabo wabo icyakora hari ikinyuranyo abo abereye abagabo ntago ari babandi babona bikomeye bakajya gushaka ibisubizo ahandi ababereye abagabo ni babandi bahitamo gushinyiriza kuko hari benshi naha ntuye nubwo ndi kubivuga gutya hari abusanga bari muri kabare abandi umugabo yapfa ko nagiye mu bandi umugabo yapfa ko nagiye mu bandi bagabo ugasanga yabaye urushungero ku gasozi yataye abana gutyo rero ndabireba nkababara nkavuga ati yaba byashobokaga nanjye bari abantu nkabakurura nkabereka ko hari umugabo w'abapfakazi ubwo rero naho ntuye barahari ariko bajya bambabaza cyane Yesu abereye umugabo abamutegereza ntabwo ibibazo byacu cyangwa se intambara duhura nazo ari ibyo gutuma twimira umwami ahubwo Imana ishaka ko dukomera twamara gukomera tugakomeza abagenzi bacu tugakomeza abandi ubu tuvugana ntago mba nimvuga gucya nirata cyangwa se nibona ahubwo umunsi kuwundi mba ngisenga Imana ati mfasha nkomere nimara gukomera nanjye nzabona uburyo nkomeza abagenzi banjye kandi mba nsenga Imana ngo Imana ibimfashemo nzabona ubugingo buhoraho hari umuvugabutumwa waje kunezeza ngo wagiye mwiyerekwa arangije ngo Imana iramutambagiza ngo agiye kubona ngo abona hari intebe idasa n'iz'abandi ngo iyo ntebe rero ngo abaza uwari urimo amutambagiza aramubaza atari ko iriya ntebe mbona idasa n'iy'abandi iriya ntebe ni iyande aratangira arabaza ati ese ni iya pasiteri ese ni iy'umushumba ni iya reverase ngo marayika wamutambagizaga ngo aramubwira ati hoya iriya ntebe ni iy'umupfakazi wihanganye hareruya amen amen iyo ntebe nkimara kuyumva numvishije hari izindi mbaraga ngomba gusaba Imana kugira ngo Imana ibimfashemo nanjye iyo ntebe nzayicareho kandi niko nawe ngusabira kugira ngo iyo ntebe uzayicareho wowe mupfakazi byacanze cyangwa se wumva nta byiringiro reka nkubwire ngo hariho Imana ishoboye byose birashoboka ko utari wamwakira nk'umwami wawe ngo abone ubujya kubera umugabo ariko hari hacyariho ibyiringiro kandi ibyo byiringiro bifite ubugingo waza ukegera umwami wawe akakuruhura ahari waba wishakira ibisubizo mugabo akaza akaguhinjarika akakwereka ko azagufasha ibibazo ariko uko bigenda kose igihe kiba kizagera akanaguta hariho n'ibyago rero umuntu ahura nabyo niba umutware yagusigiye abana ni umwe ni babiri ni batatu ugasanga ukubisemo abandi batatu abandi bane babagabo barigendeye uko bigenda kose uko yagufasha uko yakugwanaho ariko ujye umenya ko afite urwerugo ko agomba kuguta akigendera ugasigara uko wari uri ariko hari umugabo w'abapfakazi
hari umugabo uza akakuneshereza byose, uyu mubiri akawukoraho, akawutegeka, irari rya gisore rigahagarara, ugasigara wumva nta kintu kigutega, ariko biterwa nuko nawe umwemereye. Reka nkwinginge rero, wowe wasigaye wenyine, wenda byagenze nk'uko nanjye byagenze, ariko reka nkwinginge ngo ukomere ku mwami wawe. Niba waramaze kumenya ko Yesu ari umugabo w'abapfakazi, mwegere. Hari ibyo ubona bidakemuka cyangwa atashobora gukemura, ariko ndagira nkubwire ngo abasha kubikemura byose, akabishyira ku murongo. Birashoboka ko kandi nawe waba warahuye n'icyo kibazo, ariko ubu ngubu ukaba wariciriye inzira, uzenguruka mu bagabo uko bashaka cyangwa se uko bagukenera, nawe ukumva ko uragendana nabo, ariko ubwo si bwo buhungiro. Ndagira ngo nkubwire, iyo ni inzira ya gihonomo. Uko nagendaga nsenga Imana muri icyo gihe, ibibazo byari bimeze gutyo. Hari umunsi naje kujya gusenga, Imana irambwira ati ngira umwete wo kunyura mu irembo rifunganye. Ubwo rero iryo jambo riri hariya muri Matayo ibice 7 ku murongo wa 13, ndavuga ati ni koko ngomba kunyura mu irembo rifunganye. Iyo umuntu yabuzuwe, abeshi nyine bishakira inzira, ndavuga ati ngomba kwishaka mu bisubizo, nkegera Imana, nkanyura mu irembo rifunganye. Birashoboka rero ko wowe waba unyura mu irembo rigari ushakira ibisubizo aho bitari, ariko umenye ko iyo atari yo nzira, inzira ibasha kukugeza ku buhungiro ni inzira imwe gusa, ni ukunyura mu irembo rifunganye. Ntukifuze igitenge ngo wumve ko umugabo wundi ari uzakikugurira, oya, ahubwo ujye umenya ko hari umugabo wo mu ijuru ugomba kukikugurira. Ntabwo ari byiza ko wumva ushaka amakiriro kuri muntu runaka, ahubwo igikwiriye ni uko ugomba kwegera Imana, Imana ikakugenera ibigukwiriye. Birashoboka ko waba unyumva, wenda wowe ufite n'umutware cyangwa se ufite n'umufasha wawe, nabyo birashoboka, ariko ndagira ngo nkubwire, nawe ukwiriye kwitoza cyangwa kwimenyereza, ukamenya ko iyi si atari yo gakondo, kandi ko iyi si ubona bukeye, ariko ntumenye uko burira. Birashoboka ko waba ufite umutware wawe, umudamu wawe, murimo museka muganira, ibintu biri kugenda neza, ntacyo mubuze, ariko ejo wajya ukabona wibonye ahandi hantu, ukabona ibintu bibaye ibindi. Ndagira ngo nkubwire ngo mbese bibaye bityo, witeguye ute kurwana urugamba? Birashoboka ko wenda wapfa, wenda bitakubayeho, birashoboka, ariko se nanone genekereza bikubayeho. Reka nkwinginge ngo wowe unyumva, umuntu wese ahirimbanire kwishakira amazi azamufasha ku munsi wo kugotwa. Ntabwo tuzi umunsi n'igihe. Mu by'ukuri bishoboka kuba uguwe neza, ariko nanone tegura ejo hawe hazaza, uvuga ati ese ngewe urugamba rumbayeho. Abagabo bajya bagira amahirwe, y'abagabo nyine Imana yabahaye icyubahiro, barakomeye cyane, kubera ko ikibazo kiraba, ibibazo byabo bigakemuka vuba, ukavuga ati okay, ubwo ibintu bibaye gutya, mufasha akabagiye, ngenda arambagiza. Imana irabakunda, yabahaye icyubahiro cyanyu, kandi mbese niko biri. Ugahita ushaka vuba ugakemura ikibazo cyawe. Ariko se nanone wewe umudamu uri mu nyumva, we ko hari igihe igisubizo cyangwa se ibyo bibazo nibiza utazahita ubona uko ubyifatamo, uri kubona wabyifatamo ute? Reka nkwinginge ngo uko bigenda kose, umuntu akwiriye gutegura ejo heza, umuntu akiyareba uko yabigenza, bigatuma umuntu ahora yigengesereye. Njya mbyibuka, umutwara ashigaje nk'imyaka 2 agapfa, hari umuntu waje atubwira ubutumwa, aravuga ngo Imana yamubwiye ngo ufite umugabo amere nk'utamufite, n'ufite umugore amere nk'utamufite. Ubwo rero nabonye umutwara atashye, ndavuga ati bujya mwuka w'Imana bujya ninjye yabwiraga, nuko ndavuga ati ubwo niko byari bimeze. Ubwo rero nawe unyumva,
birashoboka ko Imana yaba ishimye ko unyumva kugira ngo irebe ko hari ukuntu wabyakirira, kandi impamvu bishimye ko ubyumva ni uko uba utazi ejo uko bimeze. Birashoboka ko ejo wajya kwibona ukabona nawe uhuye n'urwo rugamba, ariko reka nkwinginge ngo uko bigenda kose umuntu agira umwete wo kunyura mu irembo rifunganye. Inzira ni ngari, kandi iyo byabaye gutyo bamwe bayicamo bagasinda bagasambana kugira ngo babone ko basinzira cyangwa babone ko bwacya, bagashaka uburamukiro aho butari. Ariko reka nkwinginge ngo weho unyumva, yaba ufite umutware yaba utamufite, reka nkwinginge ngo tegura ejo hawe heza, umenye uko warwana urugamba, kuko ubwami bw'Imana buratwaranirwa. Hariho kwiyemeza, harimo kwitanga, harimo kwihereza Imana cyane kugira ngo Imana ibone uburyo ibigufashamo, kuko urugamba rwo kururwana ntabwo ari amagambo ahubwo naho imbaraga. Ubwo rero wowe unyumva, reka nkwinginge ngo ukomere, kuko nanjye niyo ntego yanjye, niyo gukomera, narangiza nkabona uburyo nkomeza abandi. Ubwo rero ndimo nshima Imana kubera ko babana nk'uko n'abasigaranye bose Imana iracyabarinze. Ubu ngubu bamaze kuba bakuru. Umutoya umutware yagiye afite amezi 3, ubu ngubu ari kwiga mu wa 2 segonderi. Uwakurikiraho hagati w'umukobwa arangije segonderi wa 6. Ubwo rero mukuru nawe yagiye gushaka ubuzima. Ubu njye nshima Imana, iyo mbarebye nkareba uburyo n'abasigaranye bameze, njye nshima Imana nkavuga ati Imana warakoze, Imana ishimwe. Ubu nanjye ntegereje abakwe n'abakazana. Umubyeyi wasigaye mfite imyaka 28, maranye n'umutware imyaka 9. Nukuri iyo mbirebye nkabikurura ndavuga ati Imana warakoze, warahabaye. Imana yaranyambitse, yampaye ibyo kurya, abana bamaze umutwara amaze kugenda, nyine gutyo ubuzima twari turimo bwari bugoye. Nuko rimwe nkajya ntekereza ati ubu ngubu abana banjye bazajya babakubitira ubusa, nzajya ngenda baburaye, nibarangiza bajye mu tujumba tw'abandi babakubitireyo. Ariko icyo nshimira Imana, ubu tuvugana nta mwana wanjye wigeze wiba, nta n'ubu wigeze aza ngo ambwire ngo umwana wawe yankubaganiye. Ni ukuri Imana yabigenje neza. Mugabo w'abapfakazi se w'imfubyi ndamushimye cyane ko yakoze imirimo n'ibitangaza. Izina ry'Imana. Bene data dukurikiranye, Imana irakora. Imana irakora, irigaragaza. Imana itanga ibyo kurya, Imana itanga imyambaro, Imana irinda abantu bayo, ikabaha amahoro, ikabaha ibyishimo, ikabagwanirira, ikabanezeza. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Amen. Imana yagiriye neza uyu mubyeyi nk'uko mubyumvise. Imana nishimwe cyane. Ndagira ngo dusoza, ndagira ngo ugire inama aba bantu, ugire inama abakobwa uko bakwiye kwitwara muri iyi minsi turimo, uyu munsi wa none mu kubaka, none mu gihe bamaze gushaka, mu gihe bagize ibyago nka gutyo, ubagira inama uko bakwiriye kubigenza, byatuma n'izina ry'Imana rikomeza guhabwa icyubahiro. Ni karibu dusoza. Murakoze. Nk'uko nyine nahereye haraguru mbivuga, naje kugira umugisha. Yesu angirira neza, nyine nakira agakiza kandi ngaha agaciro. Ubwo rero ikintu cyandinze, mbese kigatuma mbangejeje isaha, ni ukutihitiramo cyangwa se ni ukutamamara mu bwari bwanjye ngo numve ko hari ibintu byinshi ndinjiramo. Ibyo byatumye habaho kwirinda, kandi Imana ibimfashamo. Ubwo rero iyi minsi uba usanga ari ibintu bigoye. Umukobwa yagira imyaka 18, 19, ati natanzwe, atangira akagira abasheri. Ugasanga umukobwa ntushobora kumubwira ati mwari we wakwicaye mu rugo, wakwegeye ababyeyi ukabakorera uturimo. Ugasanga iyi minsi ntabwo yoroshye. Nyamara ikintu cyari gikwiriye ni uguturiza Imana.
burya mu buzima bwacu bwa buri munsi uzi icyo uzaba cyo muragendana uko bigenda kose Imana iba yakugeneye ikigukwiriye ibizi ukuntu uzubaka urugo n'ukuntu bizagenda. Ubwo rero iyi minsi nubwo hariho kwicaguza ukumva uzasanga umusore ushaka, ariko iyo siyo inzira yari ugutuza ukamenya icyo Imana igushakaho. Iyi minsi Imana ntikibyira abantu ngo bagenze gutya ngo babyumve, abantu bashaka kwiyobora, ariko kwiyobora ibyo byatumye mbese gusenyuka kw'ingo kuba kwishi, gutuma abantu bakundana urukundo rw'imamo, ariko nyamara Imana iturebera hiherereye, igikureba ikamenya ikavuga ati nyamara nubwo wirukanse umukobwa wawe yaruyu, umusore wawe yaruyu. Nkavuga ngo rero bakristo bari bakiriye Yesu nimugarukiraho, umenye uburyo witwara ku Mana, umenye uburyo witwara ku babyeyi, kuko ababyeyi nabo bari mu badufasha. Ugiye wakoze ubukwe ababyeyi bakaguherekeza, itorero rikaguherekeza, burya aho ngaho naho haba harimo umugisha, ariko umugisha wa mbere ni ukuba Imana yaguhitiyemo. Ubwo rero nyine hariho ikibazo cyo kwa abantu bihutira kwihitiramo ntibabaze Imana, ariko inama nabaha ni uko bamanza kubaza Imana, bakavuga ati ese, agasaba n'ikimenyetso cyerekana ati Imana iki kintu yacyemeye. Numvaga aricyo naha ariyo nama nabwira urubyiruko rw'iki gihe, kandi ibyo ngibyo bituma n'iyo ikibazo kije Imana ibikurindiramo, cyane ko ubutubatse urugo ku bushake bwawe wamanje kubyereka Imana, Imana yabyemera ikakubakira, yashima ku mutware mujyana nabwo ikagukomeza, cyane kuba wubatse Imana ibyishimiye yabyemeye. Ubwo numvaga rero ikiza ari ugutegereza Imana, tukarindira ntitwihubagurike ngo ugende ugira abasore hirya no hino, ahubwo ukamenya ko ugomba gutegereza ubushake bw'Imana. Amen. Imana ni umugisha. Rero tuzanezezwa no kuganira ubutaha wazanye n'abana twumva imirimo y'Imana. Reka dusoze rero dusenga, mwadusengera. Urakoze Mana Data wa twese uhoraho, murengeze ubugingo bwacu ndagushimye, ushime ko uyu mwanya nukuri wamaye akagahe ukangirira neza ukambashisha, nkabangize umugisha nkaganira n'inshuti n'abavandimwe abonzi nabo ntazi. Ndakwinginze rero kugira ngo nukuri iki gikorwa ugishyigikire Mwami. Urabizi ko intego yanjye ariyo gukomera, namara gukomera nkazakomeza bagenzi banjye bazaza bankurikiye. Reka nkwinginge rero ngo ubu buhamya ubukomereze mu mitima y'abantu bazabwumva, kandi ubuhamya buzagira umumaro. Ubwo nifuza kuzabona ubwami bwawe, nanjye nzabone abo nukuri abumvishije ubuhamya nuko bakabasha kugira icyo bunguka, nzababone mu bwami bwawe. Tuzaraganywe Mwami bwa bwami wadusezeranyije. Byamaje mu kwizera Yesu, urakoze.